Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byanyendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Imana ishimwe cyane. Twongeye gushimira Imana kuri uyu mugoroba, kudusohoreza kuri uyu munsi nanone tugihari mu isi, kuko twe tuba tunazi ko hari igihe tutazaba duhari. Dufite ibyiringiro bifite ubugingo, ariko umwami wacu wabidusezeranije yanatubwiye ko azagaruka kutureba. Rero kuba turi hano ni uko ataraza kutujyana, ariko azanaza nyine. Amen. Rero kuba ataraza nabwo ni amahirwe y'umuntu ukibaza uko yajya mu ijuru. Ni amahirwe akomeye, niyo mpamvu abatwumva bose nanone tubashimiye Imana. Baba bakwiye gutega amatwi iki kiganiro, kuko iki ni ikiganiro cyiza gikomeye ku buryo umuntu twumva yakabaye arika n'ibindi bintu arimo ariko akabanza akacyumva. Nkunda kuvuga ko ubwo ubuzima bwa hano ku isi busozwa n'urupfu, bigaragaza ko ubwo hano ku isi umuntu haba igihe gitoya. Ubwo rero umuntu haba igihe gitoya, hari ahandi abazajya kuba noneho iteka ryose. Birakomeye rero kuba umuntu yaba iteka ryose mu muriro utazima. Imana ibivuga yavuze ngo ni inyanja yakumuriro n'amazuku. Rero ntago twifuriza buri muntu wese kujya mu muriro utazima. Nta nubwo twifuriza gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Birakomeye rero kuva mu uyu mubiri ku myaka waba uyimazemo iyo ariyo yose, hanyuma ugapfa ukabura ubugingo, cyangwa ugapfa ukarimbuka. Intego rero ya kino kiganiro ni ubutumwa bwiza, ni ukubwira abantu uburyo ki umuntu noneho hanyuma yo gupfa yazabana n'Imana iteka ryose. Ni ukubwira umuntu ukuntu yaba mu isi umuntu afite ubugingo buhoraho. Ni ugutangaza uburyo ki umuntu yaba mu isi ari intungane. Ibintu bitabaho mu bantu. Abantu baragerageje kenshi, abantu bashatse uburyo bakikiranura n'Imana byaranze, abantu bagerageje gukosora ingeso zabo byaranze, ku rugero rw'uko abantu bahita bavuga ati tubonye nta ntungane ibaho. Nyamara ukaba uvuga ko mu ijuru hazajyayo umuntu w'intungane, ariko wowe kubyerekeranye no kugerageza mu ngeso zawe wamaze kubona ko ntayibaho. Nyamara urashaka no kujya mu ijuru. Ni ikibazo gicanganye. Wowe usanzwe uri umunyabyaha, nyamara mu ijuru hazajyayo intungane. Nyamara uri gushaka kujya mu ijuru, wakaba utega amatwi rero iki kiganiro nanone, kugira ngo nanone usobanukirwe, umenye ukuntu umuntu yaba intungane mu maso y'Imana. Twihuse rero dushimye bene data abaduteza amatwi, Imana yahishuriye ibyo bintu. Abaduteza amatwi bavandimwe bacu, abantu Imana yakije urupfu rw'iteka, abantu Imana yahishuriye uburyo cy'umuntu yaba mu isi ari intungane, uburyo cy'umuntu yaba mu isi afite ubugingo buhoraho. Abo bantu aho bari impande enye z'isi, abo tuzi n'abo tutazi, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ariko n'abakunzi b'ikiganiro bose aho bari nabo turabasuhuje, tunabasabira kugumya gutega amatwi. Nuri bugire ikibazo, turaza gutanga umurongo nyabune uze guhita uhamagara icyo kibazo nacyo uraba wagize ukibaze. Nge rero tugiye kubana, ndi Nahimana Patrice, ariko ndi kumwe n'abavandimwe tugiye kubana mu kiganiro. Nanjye nitwa Saratiel Ntawiga umugabo, nkaba nshimiye Imana yongeye gutanga uyu munsi n'umwanya n'uburyo kugira ngo abantu bumve ihumure binyuriye mu butumwa bwiza, bumve uburyo Imana yababariye ibyaha, bumve uburyo Imana ibakunda. Imana n'urukundo,
nshimiye Imana rero itanze ubu buryo n'uyu mwanya n'iki gihe, kuko niyo nyiri ibihe, niyo igena ibihe. Rero kuba yagennye aka kanya mbishimiye Imana, kugira ngo twongere tubwire abantu cyangwa tubwire abatwumva uburyo Imana yiyunze nabo binyuriye muri Kristo, kugira ngo nabo nibemera ubwo butumwa bwiza biyunge n'Imana, baba amahoro, bizabaheshe no kubana n'Imana iteka ryose, bakire ya nyanja waruvuze yakumuriro n'amazuku. Nta muntu twifuza wajya aho hantu, twifuza ko abantu bose bemera ijambo ry'Imana bagihumeka, kugira ngo ribarokore urupfu rw'iteka, ribarokore kwinjira muri iyo nyanja, babane n'Imana amahoro. Nanjye numva mbishimiye Imana uyu mwanya itanze, nkaba mboneraho n'ubundi gusuhuza abatagatifu batwumva aho bari hose, baba bari hafi n'abari kure, ndetse n'abakunzi b'ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa, ndetse ngasuhuza n'abandi bantu batagikunda, bajya bacyumva ariko batagikunda, nabo ndabashuhuje mbasaba kugira ngo nubwo byaba bimeze bite ariko nabo bakomeze batega amatwi, kandi niduza gutanga umurongo n'abatabikunda bajye baduhamagara batubwire icyo banenga, kugira ngo dusangire amakuru, ntitwihererane ibintu ngo batunenge baceceke, bajye baduhamagara no batubwire. Imana ibahe umugisha. Nanjye ndi Mushinzimana Theophile, fatikanije n'abavandimwe bambanjirije kubasuhuza. Ndumva hari twakomeza n'ikiganiro. Amen. Imana ihimbazwe. Rero reka tusangire ijambo ry'Imana, kuko ibintu byose mbere na mbere Imana. Amen. Waruvuze mwene data ko impamvu turi no kuba impanda itaravuga, tuhabereye bene data bagomba kumva ubutumwa bari inyuma. Ubwo abo bantu rero bari inyuma bamenye ko turi kwiza imikoro ku bwabo, kandi turacyari mu uyu mubiri nabwo ku bwabo. Amen. Impamvu impanda itaravuga nuko hari abantu bagomba kwizera ubutumwa bwiza, kugira ngo nabagabane ubugingo buhoraho. Iyo mpano riri y'ubugingo buhoraho Imana itanga ku buntu. Ntabwo igurishwa, ntabwo igurwa, ntabwo ikorerwa. Abatuteza amatwi mu byumve neza, ubugingo buhoraho ntibugurishwa, ubugingo buhoraho ntibukorerwa, ubugingo buhoraho nta muntu uburagundi, ahubwo Imana ibutangira ubuntu. Twihuse rero mu butumwa bwiza bwa Matayo, abafite ijambo ry'Imana ibyanditswe byera mwihute tujyane muduteze amatwi. Ni ibice 7. Turasanga imirongo mikeya dusangira kuri mugoroba, kugira ngo twumve uburyo Imana yandikije mu ijambo ryayo, ariko igamije kugira ngo irokore abantu bemere ijambo bagahindishwa umushyitsi naryo, bubahe Imana mu mitima. 7:13 Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 7:13. Turasoma umurongo wa 13 n'uwa 14 n'uwa 15. Dusimbuke dusoma 21 tugeze 23. Reka nsome muri Bibiliya yera, bene data baramfasha basome no mu zindi. Matayo 7:13 n'amagambo Yesu yavuze ubwe, dusome mu izina rya Yesu. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, ni inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abanyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. 15. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, bazazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasegaryana. Dusimbuke 21. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. 22. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Ni ikibazo. 23. Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibi bimwe. Amen. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana titire yaho iravuga ngo irembo rifunganye. 13 aravuga ngo mwinjire mu irembo rifunganye, kuko irembo rigari ni inzira ya y'igihogere bijyana abantu mu kurimbuka, kandi abahanyura ni benshi. Naho irembo ry'impatanwa ni inzira ifunganye, ni irembo ry'impatanwa n'inzira ifunganye nibyo bigeza ku bugingo buhoraho, kandi abayinyuramo ni bake. Yego. Dutaruke tugere 21. Soma n'uwa 15.
na 15. yego mwirinde abahanura b'inyoma yego baza babasanga bigize nk'intama yego ariko imbere muri bo ari impyisi z'ibirura. yego 21. abahora bampamagara ngo nyagasani nyagasani siko bose bazinjira mu bwami bw'ijuru kiretse abakora ibyo data uri mu ijuru ashaka bonyine. yego 22. kuri uwo munsi benshi bazambaza bati nyagasani nyagasani mbese ntitwahanuye mu izina ryawe ese ntitwamenesheje ingabo za satani mu izina ryawe mbese ntitwakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe nibwo azababwira yeruye nti nibwo nzababwira neruye nti sinigeze mbamenya nimumve imbere mwa nkozi z'ibibimwe. yego Imana ishimwe. muri Bibiliya ntagatifu bavuze ngo nimwinjire mu muryango ufunganye kuko umuryango wagutse ni inzira y'igihogere ari byo bijyana mu cyorezo kandi abahanyura ni benshi. mbega ukuntu umuryango ugana mu bugingo ufunganye n'inzira ijyayo ikaba impatanwa maze bikabonwa na bake. 15. muritondere abahanura b'inyuma babasanga inyuma basa n'intama naho imbere ari ibirura by'ibihubuzi. by'ibihubuzi. 21. ubwa umbwira wese ngo nyagasani nyagasani si we uzinjira mu ngoma y'ijuru ahubwo n'ukora ibyo data uri mu ijuru ashaka. benshi bazambwira uwo munsi bati nyagasani nyagasani ese ntitwahanuye mu izina ryawe ese ntitwirukanye roho mbi mu izina ryawe ese ntitwakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe ubwo nzababwira nti sinigeze mbamenya nimwigireyo mwa nkozi z'ibibimwe. Amen. Imana ishimwe. ijambo ry'Imana muri Bibiliya ko ari 3 ziravuga ibintu bisobanutse. hano bavuze ngo tugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye. ni Yesu ubwe wasobanuye amagambo asobanurira abari kumwumva cyangwa n'uyu munsi ni uri kubasobanurira akoresheje izi mikoro za Country FM ndetse natwe twabanje kwinjira mu iryo rembo kugira ngo nyabune abantu binjire mu irembo rifunganye. wakibaza ati se irifunganye ni irihe irigari ni irihe tuzabitandukanya dute? umuntu uduteze amatwi ashobora guhita yibaza ati nzabwirwa n'ikirembo rigari nzabwirwa n'ikirembo rifunganye kugira nigenjiremo ibimenyetso ni ibihe kugira ngo nanjye nsobanukirwaho ndi bunyure? rero irembo rigari ryo ndakubwira yuko utaza gusabwa kwirirwa urijyamo kuko umuntu ararivukana. Amen. umuntu avukira mu iri rembo rigari. iri rembo rijyana kurimbuka nta mahitamo y'umuntu abamo kugira ngo urihitemo ahubwo uvuka uririmo. Yego. Uvukira mu irembo rigari uvukira mu kuba warutandukanye n'Imana. uvuka utagira ubugingo buhoraho uvuka uri umwanzi w'Imana uvuka wararemwe n'Imana ariko utagira uburenganzira bukwinjiza mu ijuru. rero uvukana irembo rigari. Yego. kuko ikimenyimenyi cyangwa example ntanga mu ijambo ry'Imana Zaburi ya 58 ku murongo wa 4 haravuga ngo umuntu atandukanywa n'Imana guhereye ku kuvuka kwe. Yego. ngo iyo avutse ngo ariyobagiza ngo akanabeshya. ibaze kumva umuntu avuka agahita uwo mwanya atangira kwiyobagiza no kubeshya. ubwo ni ikimenyetso cy'uko n'ubundi irembo rigari yarivukanye. yavutse atandukanyijwe n'Imana yavutse afite ibyangombwa bimujyana mu gihenomu. kuko Yezu yasobanuye ngo iri rembo rigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka. kandi ikibazo kiduhangayikishije kandi nifuza ko namwe mucyumva nk'ikibazo inyuramo benshi. Yego. iri rembo rigari rijyana abantu kurimbuka
rinyuramo benshi. Yego. Umuntu avuka yatandukanyije n'Imana, umuntu avuka ashaka no gukora kugira ngo ibikorwa bye abe ari byo bizamugeza imbere y'Imana. Wowe twumva utazi gutandukanya irembo rifunganye ni rigari, ubwo twabanje kuri gari kugira ngo uryumve nyine. Yego. Iri irembo rigari umuntu ririmo ni umuntu wibwira ko yajyanwa mu ijuru n'ibikorwa bye yakoze. Uwo muntu ari mu irembo rigari. Umuntu wibwira ko uburyo yakitwara, uburyo yasenga, uburyo yakorera Imana byamuhesha kwinjira mu ijuru binyuriye ku icyo yakoze, ari mu irembo rigari. Kuko hepfo babisobanuye, Yesu yavuze ngo abavuga mwami mwami sibo bazahinjira, keretse umuntu ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka, niwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Iryo rembo rero ni iryo rembo rigari twarisobanuye, ni irembo umuntu avukana, ni umuntu wese wibwira ko ibyo akora byamuhesha kwinjira mu ijuru, ari mu irembo rigize ute rigari. Yego. Kubera yuko yavutse nyine atandukanye n'Imana. Iyo avutse atangira kwiyobagiza, muzabibonere ku bana batoya, yagize nk'imyaka 2 ukamusaba ari nko kurya akantu ahita guhisha inyuma, urumva ahita atangira kumenya kubeshya, ahita atangira kumenya kwimana, ahita atangira kumenya gukora ibyaha. Uko kuntu kose ni ikimenyetso cy'uko iryo rembo nyine ririmo kandi akaba ajya kurimbuka. Rero birasaba ngo uwo muntu iryo rembo rifunganye nako iryo rembo rigari asobanurirwe n'irembo rifunganye kugira ngo naryo ariyoboke. Yesu aravuga ngo mugire umwete rero wo kunyura mu irembo rifunganye. Kuko irembo rigari ryo rijyana hehe kurimbuka, rijyana abantu mu gihe noma. Rero irembo rifunganye reka ndigarukeho. Yego. Irembo rifunganye ni Yesu. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Yohani mu bice 10, yaravuze ngo ni ingerembo ry'intama. Amen. Ni ingerembo ry'intama. Umuntu niyinjira azabona ubugingo, azabona urwuri, azinjira yishyire yizane. Ahandi aravuga ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Noneho iryo rembo rero rifunganye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo rero ntashaka kumurataho ibikorwa wakoze kugira ngo gushyire mu ijuru. Kuko hepfo banabisobanuye ariko bavuze ngo bamwe birukanaga abadayimoni, ngo bazabwira Yesu ngo twirukanye abadayimoni mu izina ryawe. Twakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Barondora ibintu byinshi bagiye bakora, ariko babikoze bari mu irembo rigari. Yego. Barikoze bataraba intungane, babikoze bataremera imbabazi Imana yabagiriye. Mu bundi buryo babikora ari abanyabyaha. Ubwo no gusenga k'umunyabyaha ni ikizira. Uwo munyabyaha uri gusenga ari mu irembo rigari. Ibyo ari gukora byose nta musaruro bifite, ahubwo fendofe nyuma y'igihe ku iherezo ngo Yesu azamwihakana. Umurongo twarangirijeho ngo Yesu yavuze ngo nimumve imbere sinigeze kubamenya, muri n'inkozi z'ibimbi. Noneho hepfo bavuze ngo keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka niwe Imana yemera. Data wo mu ijuru arashaka iki? Bibiliya iravuga ngo ibyo ngo icyo Imana ishaka nuko abantu bakizwa. Ariko hejuru banabisobanuye icyo Imana ishaka nuko abantu binjira mu irembo rifunganye. Ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka niwe uzahinjira. Ntabwo usenga, hariho abantu basenga, hari abanyamasengesho, hari abatangira saa 9 z'ijoro, hari abarara mu butayu, hari ababikora kenshi ku munsi, hari babigize nk'akazi. Abo bantu bose bamenye ko gusenga si cyo cy'ingenzi, si cyo kibanza, si cyo Imana ibashakaho. Umurimo Imana iri gushaka ku bantu si ugusenga, si ukwigengesera, si ugukora imirimo myinshi. Ikiri kubashakaho ni ukunyura mu irembo rifunganye, ni ukwizera Yesu Kristo. Irembo rifunganye ni Yesu, ni ukwemera kuguranirwa. Hari ugukiranuka kwahishuwe kw'Imana Yesu yatumanuriye. Yesu ni impano y'Imana. Yesu yapfuye azira ibyaha byacu. Yesu yabambwe mu mwanya wawe. Yesu yikoreye dosiye yawe. Yesu yajyanye ibyo waryuzwaga wavukanye n'ibyo wakoze. Amen. Ibyo bintu byose abyishyiraho kugira ngo nawe ubarweho gukiranuka kuzaniye. Yesu niwe utarisha amategeko. Yesu niwe wakoze iby'Imana yashakaga kuri mwene muntu wari we wese. Hari abantu boroshye ijwi akagira ngo ubwo avuga yoroheje ijwi ngo byamuhesha kwinjira mu ijuru. Hari abantu bibombereka akagira ngo ubwo yiyereka abantu yibomberetse ngo byamwinjiza mu ijuru. Hano baravuze ngo nubwo wakwirukana abadayimoni. Turi gusobanura inzira ifunganye. Yego. N'inzira y'igihogere. Yego. Ni inzira ebyiri kandi ntekereza ko abatwumva ubundi bagira icyo kibazo. Yego. Ku buryo umuntu yibaza atari kubwo nzabwirwa n'iki iyo nzira ifunganye umuntu anyuramo akajya mu ijuru. Yego. Ariko iyi gihogereyo ushatse ntiwakirwa uyibaza kuko umuntu ayivukiramo. Iyi gihogereyo nta ujya uyishaka ahubwo uvuka uyirimo. Ni nayo mpamvu irimo benshi. Ni nayo mpamvu irimo benshi.
wenda nta mwanya uhagije ngo tunabisobanure cyane kuko igicumuro cy'umuntu umwe ari we Adamu cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Ubwo uwitwa umuntu wese avukira mu nzira y'igihogere ku mpamvu z'icyaha avukana. Noneho icyo cyaha uvukana twita icy'inkomoko, ariko na Bibiliya niko icyita. Iyo umaze gukura uriyobagiza ugatangira ukora ibindi byaha ariko byera kuri cya kintu wavukanye, ukajya wigira mwiza kandi uri mubi. Noneho turi gusobanura inzira y'igihogere kugira ngo uyumve, nyabune ni wumva uyirimo usaba Imana iguhishurire iyi turi kuvuga. Noneho iyo kubera icyo cyaha uba wavukanye uriyobagiza ugatangira kujya ukora ibindi umaze gukura, ariko muri uwo muntu uri mu nzira y'igihogere hari imyumvire uba ufite iba mu muntu cyangwa se intekerezo zikubwira ko kugira ngo ujye mu ijuru bizasaba gukora. Hari intekerezo ziba mu muntu uri mu nzira y'igihogere. Hari n'abigisha ku murongo wa 15 babivuze, hari abigisha b'ibinyoma bakubwira ko nukora aribwo uzinjira mu ijuru. Yesu yavuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, abari kuguhanurira ibintu bitari byo. Urumva izo ntekerezo zawe zikumvisha ko kugira ngo ujye mu ijuru hari ibyo uzakemura ubikemuriye Imana. Ngo hari uburyo uzibombarika, hari uburyo uzafasha abantu, ngo hari ibyo uzaha Imana usa n'uyitereta. Ibyo byose ntago ari byo. Ikimenyimenyi rero turi kumvisha abantu inzira y'igihogere icamwe abantu benshi iyo ariyo. Ibyo bintu, izo ntekerezo zawe zituma utekereza ko hari ibyo wakora ukajya mu ijuru, ukiyumvisha ko hari ibyo waha Imana, cyane ko hari n'abatekereza hari nk'umuntu wibwira ko yazitura iheneye cyangwa n'inkoko n'ibindi ngo akabishyira Imana ngo hanyuma akajya mu ijuru. Hari n'abatekereza ko iyo nzira ngo y'igihogere ijuru akarigura inkoko. Ijuru akarigura inkoko. Nyamara ibyo bintu byose utanga uvuga ko ubihaye Imana. Musome Zaburi ya 50 turi kwihuta. Imana yabwiye bindi atabayisirira avuga ngo mutekereza ko nshimishwa n'ibintu munzanira. Ngo kuki muntekereza nk'umuntu warya se? Kuki muntekereza nk'umuntu ujya ubasaba? Ngibyo ngo bigatuma ufata ihene yawe ukayinzanira, ukavuga ko ari njyewe uyizaniye. Iyo Zaburi ni muyisoma neza, Imana iravuga ngo aho kugira ngo ngire icyo nkwaka wowe, ati dore ukomeze, mfite inka ziba mu ishyamba zanjye zibamo, mfite ifi ziba mu mazi zitarobwa, inyoni n'ibindi biguruka byose ni ibyanjye. Aho kugira ngo ngire icyo ngusaba nafata ibyo, aho kugira ngo ngabuze umuntu. Turi gusobanura inzira y'igihogere. Izo ntekerezo zikubwira ko wajya mu ijuru hari icyo ukoze, ufite n'abazikwigisha. Njya ntangara, urumva umuntu yavukiye mu nzira y'igihogere, intekerezo zimubwira ko hari icyo yakora, agahita ahura n'akandi kaga n'abandi bigisha b'inyoma nabo bakamufasha kumubwira ko hari ibyo azakora kugira ngo ajye mu ijuru. Uwo muntu akaba noneho yinjiye mu nzira y'igihogere neza. Dore ikimenyimenyi kikwereka ko inzira ari y'igihogere. Ibyo bintu bihuriyeho n'abantu benshi. Niko hano havuga ngo bacamore benshi. Uzabigenzura urebe kuko hari ikintu gitangaje, buri dini ryose, buri bantu bose bumva bashaka kujya mu ijuru, iyo muganiriye bakubwira ko bari guhatana. Bari gukora icyo bagihuriraho, bari mu irushanwa kugira bazajyeyo. Uzagenzura ibyo by'irushanwa uzasanga muri igihogere. N'ubuntu. Ni nayo mpamvu iyo tugarutse tuvuga ko ari ubuntu muratangara. Muhita mutangara. Impamvu utangara nta yindi, umuvandimwe wari wasuhuje abantu bajya batwumva bakavuga ngo sibyo, ngo turi kuyobya abantu. Umuntu akavuga ngo ndiyanatwumva n'abashuhuje. Uburyo impamvu uba mu nzira y'igihogere ku buryo iyo tuzanye ifunganye wumva atari byo. No kwicamo biraruhije kubera ko umuvandimwe Yesu ari kuvuga ukuntu biruhije. Bisaba kwemera nta cyawe kigiyemo, kwemera iby'Imana iri kuvuga mu ijambo ryayo. Yesu ari kuvuga ngo ninge nzira, ninjura kwinjiza mu ijuru nta kintu ngoreye. Noneho kamere zacu twavukanye muri ya nzira y'igihogere ntizijya zemera iby'ubuntu. Ndetse no mu Kinyarwanda bajya ngo iby'ubusa ngo birarangaza. Ukavuga ati none ijuru bararimpa gute rihenda ari na ryiza ntacyo nakoze? None urumva umuntu wemeye noneho kubyemera nyine ni bake nyine ahita agabana ijuru kubera yuko ntacyo kigiyemo. Wibuke n'amagambo ya wa mutunzi w'umusore yaje yishongora kuri Yesu ngo mwigisha mwiza, ngo nakora iki nkabona ubugingo buhoraho. Urumva arashaka kwinjira mu ijuru akoze, arashaka guhabwa ubugingo buhoraho uko nawe
akoze Yesu avuga ati unyitira iki mwiza se wakoze iby'amategeko uti byose nabyitondeye ariko abari no kumubeshya Yesu aravuga ati noneho genda ugurisha ibyo ufite uzungurikire ngo Yesu arakara urumva arashaka kujya mu ijuru akoze kuko niko yamenyerejwe mu nzira ngari nyamara Yesu we narashaka kuriha umuntu udafite icyo afite utari kureba imirimo ye yakoze niyo mu Muhammad ubwete nibyo wari ufite bitangiye uze nta kintu ufite uze wenyine ahita arakara ariko kadusobanurira icyo kintu nyine biba bibaye byinshi n'umwanya ari mutoya uvuze ikintu abantu batazi kuko njya ncyumva n'abantu benshi abantu ngo bazi ko ngo kuba umuntu ngo yabonye amafaranga ngo ari umukire mu buryo bwa hano ngo ubwo bingana ngo kutajya mu ijuru icyo tujye tugisobanura neza cyumvikana ntabwo ari byo Yesu avugana n'uwo musore niki baheriyeho bavuganye iby'amategeko yego yaramubaje tuza amategeko y'Imana ati ndayazi tinarayumviye kuva mu buto bwanjye noneho Yesu kubera ko ari Imana yumva uwo musore aramubeshya kuko amategeko y'Imana nta muntu baho ujye yashobora Yesu ntiyari kuza yabone ko yashobora na babandi bubahiriza isabato nabizirika ku mategeko bamenye ko nta muntu mu byanditswe uhereye mu itangiriro kugeza mu byayishuwe wayashoboye iyo aza kuboneka umuntu wayashoboye baze nabo kuduhamagara batubwire ati dore yarashoboye dore ibyanditswe kibivuga nihabone ko wayashoboye Yesu ntiyari kuza niyo mpamvu Yesu yumvisha uyu biranamutangaza ati ti warayashoboye Yesu kubera ko ari Imana aramubwira ati kamutegera imwe ubwo ambwiye ko we yashoboye yose kamutegera imwe aramubwira ati noneho genda ufate ibintu byose ufite ubigurisha amafaranga yabyo uyahabakene ubundi uze unkurikire yaramuhaye rimwe ryitwa gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda wahise ahonga mu maso rihita riramunanira hitamera nabi cyane abagaragaje ko kumbi yarabeshye atigeze yumvira amategeko oya no kurakara no kwica itegeko yahise yicira imbere ya Yesu no kwica itegeko ariko muri ibyo turi gusobanurira mu inzira y'igihogere abigishwa bahita baza ati none ga niba ruka ibintu bimeze ko yarambwiye ati aho kugira ngo umuntu umeze atya umuntu wumva azumvira amategeko y'Imana akajya mu ijuru ngo aho kugira ngo ajye mu ijuru ngo icyakoroha nuko ingamiya yaca mu jisho ry'urushinge Yesu ni nkaho yaravuze ko bidashoboka ariko abigishwa nabo bahita baravuga ati none ga niba ruko ninde wajya mu ijuru nyamara iyo nzira ni y'abantu benshi banarimo ni nacyo kinababaje nicyo kiba ibintu Yesu yavuze ko bidashoboka niba ujye utekereza ko wakumvira Imana ukajya mu ijuru aho kugira ngo urijyemo icyoroshye nuko wacisha inka mu jisho ry'urushinge iyo nzira ijya mu muriro kuko nawe wenda utwumva uretse n'inka nuvuga ngo n'ihene ntiwayicisha mu jisho ry'urushinge ubwo bikumvishe ko gushaka kujya mu ijuru warikoreye ntibishoboka hepfo yavuze mu rindi jambo muvandimwe yavuze ngo ibidashobokera abantu nicyo nari ngiye kuvuga ubwo aho kandi yarari gusobanura inzira ifunganye yego abigishwa barabajije niba ari uko ibintu bimeze ko twumva mu ijuru nta wajyayo yego Yesu atarabwira ati ibintu bidashobokera abantu ku Mana birashoboka ariko turi gusobanura ko kujya mu ijuru ku muntu bidashoboka akoze kujya mu ijuru kuri wowe ukoze ntibishoboka ntacyo wakora ngo iriguhe ntacyo wakora ngo ujye mu ijuru nyabune wowe muvandimwe gatoya ibyo ni byo Yesu yavuze ngo iby'amategeko yananiwe gusohoza Yesu ubwe niwe wabisohoje nanjye kuvuga kuri murongo 21 bavuze ngo umuntu wese umbwira ati mwami yego si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru ukiretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka yego ngo benshi rero babandi bari mu nzira y'igihogere bazongera bahagarara imbere ya Yesu bari kurekarama cyangwa bari kuburana ibintu bakoze nimwumve ko ibyo bikorwa byanyu muzabiburana kandi mukajya no mu muriro ubwo abantu bari gukora nyabone ni murekeraho abantu bari gukora ngo barahanuye banatwumve neza ngo barasenze ntekereza ko ibyo uri gukora hari ntago warusha uyu muntu uzabwira Yesu ngo nirukanye abadayimoni mu izina ryawe ngo yakoze ibitangaza byinshi ndandika abarwayi h'ibiganza barakira mu izina ryawe ariko Patrick nyine ni mu izina rye babikoze bibeshye ko ari mu izina rye ntago ryari ryo kuko iyo riba mu izina rye ntiyari kubabwira ngo nimwumve imbere mwankozi aga biratangaje ibi bari kuvuga ngo bakoze Yesu abyise ubukozi bw'ibibi yego ariko kandi uko gukora sinimana yakubatuye ariko banyibukije abandi bantu ngo bajyaga birukana ngo badayimoni mu izina ngo Pawulo ajya avuga noneho ngo abadayimoni bakagenda kubera ko kumva Yesu byonyine hari abadayimoni bahinda umushyitsi nubwo warivuga umupagani bagatinya ariko noneho ngo haza kuboneka abandi badayimoni baruta babandi bajyaga bahunga barabaza ati wowe Yesu ko tumuzi na Pawulo ujye umuvuga tumuzi mwebwe muri bandi ngo abo bantu bananirwa kwisobanura kuko urumva ntibarabakiranutse birangira nabo
bafashwe mpiri na baba dayimoni. Rero nendi kuvuga nti nubwo wabuhanura nubwo wabukora n'ibitangaza wowe utwumva aho uri hose habe hafi habe kure ubukora ibitangaza ubuhanura ube wirukana abadayimoni icyo ukora icyo ari cyo cyose niba utaraba intungane ku buntu Yesu azakwihakana. Ubwo uri mu nzira y'igihogere. Niba utaragirwa umwere n'ijambo ry'Imana binyuriye mu byo Yesu yakoze ibyawe bitagiyemo uri mu nzira y'igihogere. Nyabone ni wemere ibyo Yesu yakoze ko ari byo byonyine bikwinjiza mu ijuru ube winjiye ubukandagiye mu nzira ifunganye. Amen. Imana ishimwe. Rero igihe kiri kwiruka reka dutanga umurongo ariko umuntu uhamagara nyaboneka ahamagare agusha ku ntego y'ibyo twavuze. Umuntu wese uduhamagara ntajye inyuma y'ikiganiro ntajye inyuma y'ibyo twavuze nta deviye apuente avuge neza mu murongo w'ibyo twari turi kuganira kuko irembo ni amarembo abiri. Irembo rimwe rirafunganye irindi ni rigari. Birasaba rero ngo irembo rigari ryo turivukiramo ntawe uza kwirwa abivuga ariko irembo rifunganye ni Yesu ugira ute uritanga. Wenda tutari twabaha umurongo ubundi twasobanuraga irembo rifunganye n'irembo rigari rijyana kurimbuka. Irembo rifunganye rijyana mu ijuru n'irembo rigari cyangwa se ry'umuhanda rijyana kurimbuka. Muvandimwe irembo rifunganye mu magambo make tutaratanga umurongo irembo rifunganye twavuze ko ari ukwizera Yesu kugira ngo abantu bakumve neza. Irembo rigari ry'igihogere ni icyaha umuntu avukana agashaka no kugira ibyo akora ngo ajye mu ijuru. Iryo ni irembo rigari rinyuramo abantu benshi azanabihakana niko twabonye. Uwo muntu rinyuramo azarimbuka. Irembo rifunganye rijyana mu ijuru ni ukwizera Yesu. Kubera iki kwizera Yesu bifunganye wakumva ari nabyo byoroshye niko kantu ndaga gusobanura mbere ko dutanga umurongo. Wenda umuntu yakumva kufata se irembo rifunganye ko muvuze ngo nukwizera Yesu kandi ari byo byoroshye kandi hano muri ntagatifu bavuze ngo ni irembo ngo ry'impatanwa. Ndenda gusobanura impamvu ijambo ry'Imana ryita irembo rifunganye cyangwa ry'impatanwa. Mu magambo make ntaratanga umurongo ubundi nuko ngo umutima wa kamere mu ugira indwara yitwa kutizera. Iyo tuvuze kwizera Yesu wumve nawe ukuntu ujya wumva nkaho bidahagije. Niyo mpamvu ari impatanwa. Bisaba ngo wemeze uwo mutima kwibya ari ukuri. Bisaba ngo umere nk'umwana muto kugira ngo wemere iby'Imana yavuze. Ntiwirebeho wemere ngo Yesu ndakwizeye. Niyo mpamvu ari impatanwa binemerwa na bake. Nta cyanjye kigiye ndemera ibyo wakoze ko binyinjiza mu ijuru. Gusenga kwanye ntibirimo imirimo yanjye myiza ntirimo ibyo wakoze nibyo binyinjiza mu ijuru. Amen. Ubu yikandagiyemo nyabone iyo nzira ntimuyihushe. Kadutanga umurongo wa telefone MTN ni 0782 44 21 25. Airtel cyangwa Tigo 0783 83 5 0783 83 5. Mudahamagare. Hello? Yagiye. Ndumva hise agenda. Hello? 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 Ninde uri hehe muherereye he muri bande? Hakizimana Eliya mpereye mu karere ka Nyamasheke. Eliya we Nyamasheke. Murenge Nyabitekere. Munyabitekere ndahareba. Imana ishimwe. Burya muratwumva? Turabumva cyane. Mukaye kagari? Muri Kantango. Mu kagari Kantango. Mutubwire uko niba mwakurikiye ikiganiro twavuze ku nzira ebyiri. Eliya yagiye. Eliya ku ntango yagiye. Abari ku ntango nabo bajye baduhamagara batubwire. Hello? Oui. Ninde? Odasi muherereye he? Ariko utandukane na radio yawe uyegeze ku ruhande Nyakarezo. Ngatubwira igitekerezo cyawe n'ikifuzo uko wumvisha ikiganiro. Cyane ni cyiza. Iko namwe. Muvuga n'iby'Imana. Namwe niyo muri gukorera aho ngaho muri. Ariko nyine mujye mufasha abantu gusoma Bibiliya kubera ko
ikiganiro cyanyu nkunda kugikurikirana ariko njya numva bibiliya yose umuntu umwe mwakira akaro kandi udufashe gusobanukirwa nyine ijambo Yesu yavuze ko kuva mu gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana butwaranira. Yego. Muradusobanurira ko butwaranira ari gute? Ubanza ukabintwarana imbere yo gutwarana. Ubanza ukabintwarana imbere yo gutwarana. Ndabyumva. Noneho rero wowe uri guhita wihutira mu gutwarana, banza ubintwarane kugira ngo wemererwe gutwarana. Noneho kubintwarane ni ukwizera Yesu. Noneho iyo umaze kwizera Yesu uba ugize amahirwe yo kwinjira mu irembo rifunganye, ntuba ukigiye kurimbuka. Noneho iyo utarizera Yesu ibyo watwaranamo byose utari intwarane biba ari imfabusa, kuko hepfo wumvishe Yesu ari kuvuga ngo ntabwo yigeze kubamenya kandi barasengaga mu izina rye, bakirukana abadayimoni mu izina rye, bagakora ibitangaza byinshi. Aravuga ngo ntabwo yigeze kubamenya. Kubera iki? Nuko bakoze bataraba intwarane, batarajya mu irembo rigize ute rifunganye. Noneho urumva rero ntabwo ikihutirwa ari ukwerekana uko wakoze ibintu neza, ahubwo ikihutirwa no kubanza kwiyandikisha. Ariko no gukora si bibi. Gukora ni bibi ku muntu utariyandikisha. Ubuse wajya muri tujyane muvandimwe, wajya muri chantier ugatangira ugakora batakwanditse. Urabanza kwiyandikisha. None ibyo turi kuvuga kwizi mikoro ni uburyo bwo kwiyandikisha kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. None ujye wakemererwa gukora ariko wariyandikishije. None umuntu uri gukora atiyandikishije, uwo muntu bazahakana ibikorwa yakoze. Byumvikanye? Kwiyandikisha igitabo umuntu yandikwamo ni Yesu Kristo n'ubugingo buhoraho. None se ubwo niba umuntu ariko ku giti cye niwe ubyiyiziho. Umva Bibiliya niyo igaragaza uburyo Imana yandika abantu. Yesu niwe waje kugira ngo aheshe abamwizera ubugingo buhoraho. Noneho icyo turi kusaba abatwumva ni ugusaba kubanza kwizera Yesu. Urupfu yapfuye ko ari rwo rwakwishyuriye ibyaha byawe byose. Ku icyaha wavukanye n'ibyo wakoze bitaguhingura imbere y'Imana, bisaba ngo ubanze wemere ko Yesu Kristo yakwishyuriye. Iyo byemeye mu mutima uba wiyandikishije. Yego. Ukaba winjiye mu nzira ifunganye. Iyo umaze kwinjira mu nzira ifunganye uhasanga andi mabwiriza y'uburyo urajya wakora, rero ari byo uwo murongo warusomye nyine ngo intwarane zirigishamo imbaraga. Ni ukuvuga ngo umuntu wageze rero mu kuba intwarane aba afite imbaraga nyinshi azarigeramo, aba afite imbaraga nkeya azarigeramo, nubwo batwarana nyine. Ariko nyine ngiye cyo naringize ngo mbaze, urabyumva ko gutwarana nabyo bigomba kubaho kugira ngo umuntu arigemo. Ubwo habanza iki gutwarana no kubanza kuba intwarane? Abanza kuba intwari. Intwarane. Ubanza kuba intwarane imbere yo gutwarana. Ntitwaganiraho ku byo gutwarana utaraba intwarane. Ngira ngo umuntu utwarana abanze kuba intwari. Oya. Hasi ariko mujye mugerageza namwe mureke gufata umurongo umwe ngo ari wo mucagasitari, kubera yuko Yesu yatwiye abantu bose bari mu isi. Ariko nawe urabizi ko atari umurongo umwe tujya dusoma. None se uyu mwanya dufite twasoma Bibiliya yose nyine. Nuko nyine muvuga ibintu ngo byo kwizera gusa ndanabyemera. Nuko ari irembo. Kwizera ni irembo ryinjiza abantu mu ijuru. Nta handi hari inzira. Niho Imana yashyize inzira honyine kugira ngo umuntu uzizera azinjire mu ijuru. Utizera soma Yohani 3:16 ndetse na 18. Haravuga ngo uwizera bumva wumve. Haravuga ngo uwizera ntacirwaho iteka. Utizera amaze kuricirwaho. Niyo mpamvu tubivuga kenshi kugira ngo umuntu abifate nabibona aba yinjiye mu kudacirwaho iteka. Nandase umuntu ko numva mujya muhuza murasuhuza abantu, mugasuhuza na bene so, muvuga nyine ngo bene data. Yego. Ariko n'abakurikiranye banga mushaka kuba mufite ahantu mujya muteranira, ntabwo mugira urusengero muteraniramo ariko mugira ahandi hantu muteranira. Uza gufata nimero zacu nituva kuri radio, ibibazo byose ufite ubitubaze, ngaho tanga umurongo, hari abandi bari gushaka gutanga igitekerezo. Kandi turagushimiye. Yari habaza igitabo cy'ubugingo, kandi igitabo cy'ubugingo ni Kristo Yesu. Yego.
Hello. Hello. Ni Yesu Kristo niwe gitabo cy'ubugingo. Ntabwo ari registre bandikamo abantu. Ntihoye. Kandi abantu niko ngo babizi bazi ko ngo ari nk'ikaye. Hello. Ngo bazi ko ari Hello, ninde? Bo ni ndizihiwe. Muri hehe ndiziwe? Njye ndi hano i Rusizi. Yego rwose agana he? Muri kuvuga ku bintu bijyanye no kwizera ko umuntu agomba kubanza kwizera hanyuma imirimo ukaba uyihoreye. Banza tubwira aho uri ndizihiwe. Rusizi hehe? Uri Rusizi ahagana he? Murambwiye ngo? Muri Rusizi ahagana he? Njye ndi Rusizi hano ugiye kuri Majerwa. Ngaho tubwire. Mbo ese mu by'ukuri wakwizera gusa bikakujyana mu ijuru? Gusa nta kindi cyongera. Iyo ugize icyo wongeraho ubu byinshi. None se Yesu Kristo ajya kudupfira akakubwira ngo ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye, agasura ijambo ngo gukora mujye mubikora. Yego. Ese ibyo bazakora ni ibi? Nibyo yari kubabwira bijyanye no kumanyagura umutsima abarya umubiri we n'amaraso ye. Babyibuka. Babyibuka, ariko impamvu ari kubabwira ngo babyibuke nuko abo bamaze kwemererwa ijuru. Nukuvuga ngo bemerewe ijuru, abo ngabo ari kubibwira ntabwo ibyo bakora ari byo bibaha ijuru. Iyo watangiye gusenga, yego, usenga bisanzwe biba bivuze ngo ijuru waryemerewe. Oya, ntabwo ari byo. Hano bavuze ngo abavuga mwami sibo bazinjira mu ijuru, kandi abavuga mwami baba bari gusenga nyine. Ahubwo ubanza ukizera ukajya wakemererwa gusenga. Iyo usenze utarizera uba uri gusengera inyuma y'urugi rukinze. Bivuze ngo none ntitugafashe abameze nabi, abarwayi iki? Banza wumve kwizera niko turi kuvuga. Mbere yo kugira ibindi ukora ku Mana cyangwa ugirira Imana, banza wizere. Ese ubundi twatangiranye ikiganiro yagiye, urumva ntiyageze yumva inzira ifunganye. Hello. Ntabwo yumvisha inzira neza, kandi ntegeza ko ikiri umuntu yakaba twakira umuntu. Hello. Ndetse mano. Muraho. Aho neza. Nde muherereye he? Ubu ni Abraham Kodzi muvugana. Yego Abraham, tubwira icyifuzo wihuse. Ndi abantu bakabashimira. Yego. Kuko mutugezaho ikiganiro kijyanye n'Imana cyangwa Kristo. Ariko ikibazo umuntu yakizera Imana atakora ibikorwa bijyanye n'iby'Imana. Pardon? Umuntu akizera Imana gusa cyangwa Kristo atako ikibazo cy'Imana cyangwa akora ibikorwa by'Imana byose anaryizeye. Ibikorwa by'Imana? Muri Yohani ubutumwa bwiza ibice 6:28 babajije Yesu ngo dukore iki tuba dukoze imirimo y'Imana. Yesu yarabashubije ngo umurimo w'Imana ni umwe, ngo nuko mwizera uwo yatumye. Imirimo Imana iri kugushakaho nuko wowe wemera uwo yagutumyeho. Twamwizera Yesu Kristo. Yego, nuko umwizeraho rero ntabwo ari ukuvuga ngo ndamwizeye, ahubwo ni ukwemera mu mutima wawe ko Imana yakubabariye igihe yamwicaga. Yego. Burya igihe yamwicaga yakubabariye ibyaha byawe byose. Iyo ugize amahirwe umutima wawe ukabyemera, uba uguye neza mu murimo Imana iri kugushakaho. Amena. Noneho ubugabanya ijuru ugakira kuzajya mu muriro. Yego. Kandi ni ibintu uhabwa rimwe ukazarinda uva mu isi bitakuvuyeho. Noneho iyo ugize amahirwe yo gutera iyo ntambwe uba ubaye umwana w'Imana. Uwo muntu ubaye umwana w'Imana ntarimbuka, uwo muntu ubaye umwana w'Imana ntacirwaho iteka, uwo muntu ubaye umwana w'Imana niwe Imana ijya yakoresha ibikorwa iri gushaka. Yego. Ariko ntabwo twabivugira kuri izi mikoro kubera ko n'Imana ibibwira umuntu akabikora imwongoreye we yarangije kubyara. Murakoze cyane. Warizeye se? Ndizeye pe. Ubyezeye none hase? No, oya. Yemba nizeye. Wababariwe ibyaha? Nanibaraye pe. Ubu uri intungane se cyari umunyabyaha? Ndi intungane pe, ndagizenge ku mutima wanjye intungane. Ku buryo impanda ivuze twajyana mu ijuru? Twajyana mu ijuru pe. Abura haduha nomero yawe tuzagusura. Cyane kwizera buriya. Ngatanga nomero yawe tuzakomeza kuganira. 0780. Oya 0790. 0790. Yego. 63. 63. 25. 25. 23. Iyi ni nimero yanjye. Urakoze Abura, uzanadukomeze kuduhamagara. Urakoze cyane ijoro bwiza. Urakoze cyane. Urakoze. Amahoro. Abura we ngo yabironse da.
mpande ivuze rwose ntitwamusiga Imana ishimwe. Ni bakeya babyemera, abenshi ntibabyemera. Ni inzira ifunganye inyurwamo n'abake. Yego. Allo? Oui, urinde uherereye he? banyita Kwizera Urishagasha. Kwizera Ishagasha. Kwizera Ishagasha kabisa. Yego, ikibazo cyawe cyangwa icyifuzo? Allo? Oui. Cyose nagiraga ngo mbaze. Yego, ikibazo rwose. Ngo nisungane. Ndungane urangi nizo zajya mwiyo. Intungane? Urangi nizo zajya mwiyo. Ubaza ikibazo witonze utari guseka. Vuga ikibazo ngwiki. Ntabwo ikibazo cyawe cyumvikana nshuti yacu. Agiye reka twakire abandi. Hello. Okay, Zariya ndani Karongi. Yego Zariya muvandimwe. Amahoro meza bavandimwe ndabashuhuje cyane. Yesu ashimwe turaguhobeye mu izina rya Yesu. Kuri nanjye ndabahereye. Banejejwe n'ikiganiro, nejejwe no kuntu nanone Imana ari kunyigisha muri icyo kiganiro. Imana iye ku buryo ki umuntu iyo nzira ifunganye ariyo yo kunyura kuri Yezu. Nubwo abantu bajya bayisobwa ugasanga ntibayimenye, ariko nyine nanejejwe n'ukuntu nyine bashimwa bisobanuye neza, kandi iyo nzira niyo nanyuze bene data. Amen. Narayinyuze ubu ndanezerewe, mfite amahoro ku Mana. Kandi ibyishimo iyo nzira. Sinzi ikintu kibazo abantu baba bafite. N'ikibazo abantu baba bafite kubera yuko hari kwizera Yezu wagira ngo baba batambitse n'igiti, ariko bene data mwizera batagize ikindi kintu bagora. Kuko nanjye kandi nyamenti zigutumwa kuri radio bene data. Nanjye ndabwizera ndakizwe nk'uko muri kubivuganye niko nakizwe ngize gutyo, kandi ubu mfite amahoro, mfite imyaka irenze 6 nyije. Imana ishimwe. Kandi warabwumviye kuri radio. Yagiye mwene data Imana ishimwe. Azariya Imana imumugisha. Urumva nawe yumviye ubutumwa bwiza kuri radio arizira. Hello. Yego, urinde uherereye he? Mwiriwe. Niyo gushimwa David muvugana. Muherereye he? Hano umurenge wa Karenzo. Bakurikiye ikiganiro David? Niho ngifungura radio ariko numvisha ubutumwa bwiza mwatugejejeho. Twavuze inzira ebyiri, inzira ifunganye n'inzira ngari. Yego. Inzira ngari ijyana abantu kurimbuka, kandi umuntu avuka yirimo, noneho Yesu ari guhendahenda abantu ngo rongo bemere kunyura mu nzira ifunganye kugira bagabane ubugingo buhoraho. Yego. Inzira ifunganye rero ni ukwizera Yesu Kristo ko ibyaha byawe wavukanye n'ibyo wakoze ari we wabyishyuye kugira ngo wowe nawe akujyane mu ijuru. Kubyemera bingana kwinjira mu nzira ifunganye, kutabyemera bingana kuguma mu nzira ngari wavukiyemo. Twabura kubyemera rwose ko Kristo yadupfiriye dukorwa ibyaha byacu byose twakoze. Wowe se yaragupfiriye kuri kundi kumva ushyira mu bwinshi? Wowe yaragupfiriye? Yagiye David. Uzajye wumva ikiganiro watangiye kare David. Allo? Oui, urinde uherereye he? Ndayisabye ndi Nyabitekeri. Inde? Ndayisabye. Ngatubwira icyifuzo cyawe Ndayisabye Nyabitekeri, ihutishe. Inzira ifundanye. Yego. Wayicamo gute kandi batubwira ko tugomba gukora ibikorwa bitugeza kuri Yezu Kristo. Ku murongo wa 15 aho twasomye muri Matayo ibice 7:15 bavuze ngo abo bantu mubirinde n'abahanuzi b'ibinyoma. Ngo bazaho muri bigize nk'intama, mu bundi buryo babivuga bigize nk'ab'Imana, boroheje ijwi, banabyambariye ukuntu, ariko abo n'abahanuzi b'ibinyoma kuko bari kuvuguriza ibyo Yesu yavuze. Yesu yaravuze ngo niwe nzira, ni nawe kuri, nawe bugingo, kandi urupfu yapfuye rurahagije kugira ngo wowe winjire mu ijuru ntacyo wowe ukoze. Urupfu Yesu yapfuye niwe intama Imana yatwoherereje, niwe intama y'Imana nyine yatwoherereje mu isi kugira ngo iyo ntama ipfe izira ibyaha byacu.
noneho nitwemera urwo rupfu rw'iyo ntama ko ari twebwe azize natwe tugirwa intungane mu maso y'Imana ube twinjiye mu nzira ifunganye. Abo bantu ujye ubirinda rero n'abahanuzi b'ibinyoma. kwizera Yesu Kristo byonyine byaba bihagije. Byonyine utagize icyo wongera. Iyo ugize icyo wongeraho sibyo ubu byishe. Byonyine birahagije kukwinjiza mu nzira ifunganye ukabona ubugingo buhoraho. Nta gufasha, nta gusura, nta kindi kintu ukoze. Kandi hano hari abagaragaje imirimo yabo kubera ko batizeye, arababwira ngo ntiyigeze kubamenya. Ntiyigeze kubamenya kandi bo barasengaga bagakora ibitangaza ngo bakirukana n'abadayimoni mu izina rye, ariko kuko bari kubikora batarabanje kwizera ngo bababarirwe ibyaha babikore ari intungane, birangire ibikorwa byabo bibaye imfabusa, arabihakana ngo ntiyigeze kubamenya kuko abamenya n'abakandagiye mu iyo nzira. Rero Imana igufashe wizere wemere ko Imana yakubabariye winjire mu iyo nzira, naho ibindi byo uzakora bageze mu iyo nzira Yesu arahari kugira ngo abigukoresha nabikumenyesha ko niyo mukoresha w'ibyiza. Icyo Imana isaba abantu kuko Imana yavuze ko yakunze abari mu isi cyane ngo bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo ari ukora, urumva ntago ari ukora imirimo myinshi, ahubwo no kugira ngo umwizera cyonyine. Ijambo ry'Imana rirasobanutse. Umwizera gusa ahita ahabwa ubugingo. Mu yandi magambo ikintu gikiza kurimbuka no kwizera Yesu. Yego. Nuko bimeze. Ubwo abantu bagusaba ibyo ukora kugira ngo ujye mu ijuru n'abahanura b'inyoma. Yego. Badusengera batuhanurira nta ni benshi ntiwabarondora. Yesu yaravuze ngo bazaho muri bigize nk'intama ariko namasega kuko mu mitima yabo n'abanyabyaha. Ujye ubabaza ati se wowe uri intungane naguhakanira umenye ko ari umunyabyaha. Ngaho tanga umurongo twumve n'abandi ariko turanagushimiye. Turamushimiye cyane. Sawa. Katwakira undi. Allo? Allo? Uri nduhereriye he? Nitwa Nyiraneza Regina. Yego Nyirane. Mu nkaba mperereye mu kagari ka Gatsiro mu Gihundwe. Yego. Nanjye namaze kwizera nakira ubutumwa bwiza. Ndashakaga nyine ko tuzaganira mu zo ku manimero yanyu. Turaza kuyitanga ariko nawe banza uduhe yawe. Nawe nuduhe yawe. Iyanjye MTN. 078 6 5 98 2 urakoze cyane. Natwe yacu turayitanga mu kanya tugiye kuva muri studio urayumva. Ariko nukuri muzamamagare tuganire cyane tuzabikora nyine. Imana iguhe umugisha. Yego. Ngaho tanga umurongo twumve n'abandi. Dusigaranya akanya gato wenda twakakira undi muntu umwe. Allo? Allo? Yego ninde? Pascal Nambajimana. Yego Pascal, nunyarutse dore igihe cyagiye. Muherereye he? Herereye Kamembe. Yego tubwire. None nje maze igihe nyine kinini mbumva. Hari ikibazo nyine njya mpora nibaza nyine wenda nkabura uburyo nyine mbabaza kubera ko uhuriho abantu benshi. Nyine ko mba numva muvuga ko ijuru ridakorerwa. Yego. Bariya abahanuzi, bariya abantu bajya mu mwuka bagahanura, biriya abahanura babivanayo. Biriya abahanura bagiye mu mwuka. Bagiye mu mwuka. Yesu se ntavuze yuko hariho abahanuzi b'ibinyoma? Ni ukuvuga ngo reka ngubwire ahantu babikura. Satani ni umwuka, n'Imana nayo ni umwuka. None umuntu uri guhanura atarigeze yinjira mu nzira ifunganye aba ari guhanurira inyuma y'urugo, aba ari gukoreshwa n'ababa hanze ari we Satani, umwami w'umwijima, kuko nawe ni umwuka. Noneho uhanura rero ari mu nzira ifunganye n'aba ari guhanura akoreshejwe n'umwami w'umucyo ari we Mana rurema. Ubwo rero urumva ba databuja nyine abakoresha ni babiri n'abakozi ni benshi ariko bari mu byiciro bibiri. Umwe ari mu nzira ifunganye undi ari mu nzira ngari. None se umuntu yabwirwa n'iki niba ngo ari ahamanye n'umwuka wera? Banza wowe ujye mu nzira ifunganye nibwo uzashobora kurondora izindi nzira. Mwakoze cyane. None se inzira ifunganye wayumvise? Inzira ifunganye
nayumvise ni ukwizera Yesu Kristo. urakoze cyane Amen. kandi ukamwizera ko ibyo yakoze bihagije kukwinjiza mu ijuru nta cyawe kigiyemo. None iki kibazo nyine kidutera urujijo ko hari aho babihanura rimwe na rimwe mu byo bahanura bigasohora. Yego. Wabwirwa n'iki gutandukanya Okay. Reka ngufashe nakumvise. Reka ngusubize. Umva igisubizo hano twasomye ngo bazakora ibitangaza byinshi. Urumva ashobora gukora ibintu bikanasohora akabakoza igitangaza gishyira abantu mu rujijo. Noneho kugira ngo usobanukirwe iby'uwo muntu wowe ni wizere Yesu bizahita bikorohera ariko utarizera ntushobora kubimenya. Rero kubizeyeho nta rujijo rurimo twebwe dusobanukirwa neza imvano y'uri guhanura n'ibyo ari kuvuga inkomoko yabyo kuko twarangije kwizera. Nawe ni wizere ukire kurimbuka n'ibindi uzabisobanukirwa. kandi ikindi ikibazo cy'amatsiko. Yego. nyarutsa igihe maze numva kino kiganiro maze kumva ko kujya mu rusengero mwazira nsengero twebwe twubatse n'amaboko yacu atari ngombwa. Yego. hari abacira abandi manza ngo ntujya gusenga uriya ngo yitandukanyije n'abandi. biriya byo byitwa tute cyangwa bigenda gute nyine. Ibyo abantu bavuga bazavuga byinshi ntukajya ubyitaho ujya wita ku ry'Imana yavuze ariyo. Murakoze cyane. Ujya uha agaciro ijambo ry'Imana ibyo abantu bireke. Sawa murakoze cyane mugire umugoroba. ubwo nawe tugiye gutanga inimero za telefone uzifate kugira ngo tuganire birambuye. Sawa. Ndabizi hari n'abandi benshi bashaka kuduhamagara ariko tugiye gutanga inimero za telefone kubera gahunda zihari kuri radio ubwo twatanga inimero nyine. Twazitanga ntacyo bitwaye. Izanjye Patrice ni 0783 163 163. Tigo 0722 167 163. Mwakoze cyane abo twabanye. Saratiyeri mutagatifu ni 0788 616 613 0788 613 Tigo 0722 120. Nyagasana abaho umugisha. Teofile ni 0788 879 877. Uwiteka abaho umugisha kandi n'abatwumvaga bakomeze bafashwe. Namwe musigara amahoro. Bayoboke inzira yo kwizera. Yego. Kandi nkuko mwabivugaga ngo ibyo abantu bakora cyangwa se ibyo bababwira gukora ntabwo ari byo bizabageza mu ijuru ahubwo kwizera kwabo. Yego. Uwiteka duhana umugisha. Imana iguhe umugisha burya nawe wabibyumvise neza.